yacu nuko tuyitangiriye mu misozi. Naragiye shaga sobanuye kabarwa rwigurumbije ingegera rwabuze ingenzi nigarukiye. Bimeze bite? Dutangiriye mu misozi ahantu bari mare dike bafite niveau de tidiri hasi. Bagenda bagatangira no kumvugaho sha, reka nze nongere mbafate kunda byibura nk'imyaka 3. Bone kwigendera naragiye mu mahanga nagarutse. Uwo dutangira nyo mwita Imran Hashim ni icyamamare. Uyu mugabo ni umuhitinzi. N'umutipe kugira ngo umenye ko ari umuhitinzi. Uyu mugabo agira indirimbo, iyo ndirimbo yaririmbye irebwa n'abantu benshi mu Gihinde ariko ntago ari baziririmba. Irebwa n'abantu benshi mu gihe gito. Ndi mu nzira nza ni icyamamare, ni umukiri. Uranyumva? Ndi mu misozi, ni Imran Hashim. Basi nenya kuri. Uranyumva neza sice? Nimero nakiri gucamo. Nibuke muri footpath yarakarimo. Ugera muri New Delhi ibirometero bigera muri 280 na uyu mugabo ari kujya muri New Delhi n'umurwa mukuru w'Ubuhinde. Bimeze bite? Umugabo yafashe inzira ari mu muhanda umeze nabi, neje ziri kugwa. Neje buriya zirakatsindwa we nuko wenda mutaraba ahantu nkariya, ariko usanga neje nta keza kari. Umugabo ageze hano, nukomeza inzira y'imbere uragenda ibirometero 280, nuca inzira ya bugufi ni ibirometero 210. Nta kuntu ibirometero bigera muri 70 utagira ute utaca inzira y'ubusamo. Umugabo yataye inzira nyabagendwa, aca inzira y'ubusamo ko yakagiye haruri kumureba. Aca inzira y'ubusamo, yanze gufata inzira ndende, aca inzira y'ubusamo. Bayita ngo iki? Iy'ubusamo. Ubusamuye wihuse cyane nyine kugira ngo udatinda. Kugira nahura n'umusaza. ये रास्ता दिल्ली जाता है? Iyi nzira igera muri Delhi? No. Oya. ये रास्ता कहीं नहीं जाता है. Iyi nzira nta hantu na hamwe ijya. रास्ते पे जाने वाले लोग दिल्ली. Gusa abanyuze iyi nzira bagera muri Delhi. Kaho haraseka. Murakoze muzehe. Umusaza aramusezera. Iyo sura y'umusaza ntuyibagirwe. Isi ni za filime zisohoka byibura rimwe mu myaka 500. Sinababwiye ngo naroka agasobanuye. Reka nze mbibereke. Mugabo ari kugenda kigera mu nzira, igiti kikubita mu nzira ari kugenda. Mama we, bimeze bite? Igiti cyaguye imbere y'imodoka ye. Dore ahantu ari ni mu mashyamba. Neje ziri kugwa muri imvura n'akana. Wa musaza yashiruka rebe, imodoka ntiri kuva aho yafashwe. Urebe umugabo asa nk'utwaye imodoka zimwe nziza, nimba mujya mubona za modoka rukagendamo mwibanga ariko ikomeye cyane. Urebe umugabo n'uburyo yifunze, urabona ko rwose meze neza. Muze yaje gutabara umugenzi. Wakomeretse? Oya meze neza. Kino giti baragikura mu nzira ryari? Iki giti rega ntago cyakwiterura, n'abantu bagiterura. Araseke he. सरकारी लोग गुजरेंगे. Abashinzwe umutekano hano nibo baza bakagikura. Bagera hano ryari? Ntago mbizi. 1 महीना भी लग सकता है. Bashaka no kumara ukwezi cyangwa icyumweru bataragera hano. तो 1 दिन या चंद घंटे. Urabizi mu Buhinde nta kintu kibera igihe gito bitwara iki? Hari hoteli se. Naba ndyamyemo hakurino. के 2-4 घर है. Hano nta ningo zigera muri 12 zihari. Rero nta hoteli wapfa kwabona. Hano se ni Gasogi yari ya hoteli nziza bita Novarandi. Kariho byibura hari hoteli nziza muri Kigali. Umunyamerwe kuba duhuye. Naho ubundi byare kukugora kugira icyo ubona hano mu butayu. Ariko mfite inshuti bahari ahirya. Nanjye niho naringiye. Kandi wabo inshuti yanjye bari mu rugo tugwaye ikaze. Ibi kirere nikimera neza uraza gutaha. Thank you. Urakoze. Yahuye n'umugira neza. बस ये बंद करा. Uburyo wagereye umeze nka marayika murinzi. Ntago ndi marayika banyita paramujiti, unyite marayika. Je banyita Samir Mehira. Kiza gura nawe umugabo ngo yitwa Samir Mehira. Reka mfate ibikapu byanjye. Kubw'amahirwe ahuye n'umuntu wemeye kuba yamuha icumbi. Umugabo afata hano. Kuramo na kontake. Ewana urantabaye muze. Rwanyeho. Umugabo abitse urufunguzo rugwa hasi rwa BMW. Urebe filime. Ishyamba uruburiyo ruri kuko ibintu biba byabaye bibi mu nsheri. Hano hari urugo rukuyizamo indani. Inzu ni nziza, intebe urabona zakorewe muri kimwe family. Uraza kugenda ubibona hasi bicaho. Zaidari ariko ko namuheruka. Turaza kumubona ndabizi neza. Ikirere niyo cyaba kibi gute? Ese nicyo cyatumye ataza? Ko nikiri nabasaza bibera muri iyi nzu. Abasaza ubundi usanga bajya kwibera mu byara ahantu nkaha.
barahunze akavuyo kuko baba barakabaye n'igihe kinini barahatwitse batagikeneye gutwika. कंडीशंस में रहते कैसे? आदत पड़ जाती है, ese mutuye ahantu nk'aha gute kwe? गिरने लगती है, कभी ओले टपकने लगते हैं, urubura rurarugwa, imiyaga, imvura, फिर सूरज चमक जाता है, izuba ariko rigeraho rikaza, सुबह होती है, amanywa ijoro birasimburana. जिंदगी यूं ही तमाम niko ubuzima tububaho nyine, ubuzima burakomeza. Ikirere gishobora kuba kibi, लगता है इंतजार की घड़ी ndakeka ko twari dutegereje birangiriye haraje. अब मजा आएगा reka twizere ko bino biri buze kuryoha. bari bategereje nde? अरे ये karibuni ni ibisaza byibera mu ishyamba. कहीं बुल्लर साहब हमें भूल तो नहीं गए nari nagiye kuvuga ati buhira watwibagiwe, हाल लेके आया हो ahubwo mbazaniye umushyitsi. समीर muhure n'uwitwa Samiri Mehira. लास्ट सोल ऑन व्हाइट माउंटेन ubugingo bwari bwaburiye cyangwa se bwayobeye muri iyi misozi. नाम है जगदीश आचार्य banyita Jagdish Acharya. इस je nitwa Samiri. में आपका स्वागत gwaye karibi wanjye, ntucikwa akantu na gato. ibirenge byanjye birakonje. hindura imyenda. Ibi filime ya jano, You have a very nice place here. ufite inzu nziza. कहो क्या था reka njye kwita ku matiyo yapfumutse. Ana इनकी मदद करो waza ukadufasha. Ana ni umukobwa uba hano. Hello. Ana aza hano gufasha umushyitsi. Hey. musore aba yambaye nk'ikigori kubera imbeho. ये हालत है wana kondisire ntuhanze imeze nabi cyane. अपने पेड़ भी गिर गया igiti kigwa imbere y'imodoka yanjye. wana mbuze icyo nkora birancanga. n'abantu bamuhaye icumbi. माय प्लेस यू बी मोर कंफर्ट ngwino wicara ahantu twacanye inkwi ishawe wota. काफी dore ni hariya. है समीर के रास्ते umunyamahirwe को बुल्लर जी kuba uhuye na Mr. Buhura akakuyobora hano. पहुंच तो गए none ugeze hano. यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा था कि ये एक शॉर्टकट है nabonye icyapa kivuga ngo iyi niyo nzira ya bugufi. inzira ya bugufi. क्या है कि शॉर्टकट आदमी को ariko burya mujye mutekereza kabiri nimujye guca inzira ya bugufi. में शॉर्टकट inzira ya bugufi burya kenshi igeza ku bibazo. niba abantu bifuza gukira vuba kenshi usanga bahemuka. niyo nzira ya bugufi. किया जाता था urayitwa Hariya Jadav Bhai. ग्रुप के एक बुजुर्ग मेंबर niwe muntu ushaje cyane muri gurupe yacu. औलाद bivuze ngo mu mitima yacu turamwubaha. बड़ी bano basaza bafite gurupe yabo we. बुल्लर जी uyu niwe musaza. नहीं uyu ni inshuti ya Buhira. दोस्त नहीं बेचारे ओया। तूफान में फंस गए थे ni umusore wahuye n'impanuka mu nzira. Buhira amuzana hano. Oh, kumbe ni umuntu tutazi. मुझे लगा क्या बुल्लर जी के दोस्त nari nzi kuri inshuti ya Buhira, reka nkuyambire shahi niko. से इस दिन का इंतजार uyu munsi maze imyaka ngutegereje. Nyagasani. इंतजार ngutegereje yego. अब कहने का मतलब icyo ashaka kuvuga ni कि हम एक दूसरे का चेहरा देखते hano turambirwa guhora tubona amasura buri munsi tumenyereye. तेरा जब सामने rero iyo tubonye isura nshyashya biratunezeza. जी 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 yego gusa umusaza arabwiye ngo uyu munsi nari ngutegereje. लॉ एंड जुडिशरी से एसोसिएट twese uko tubona hano turi abantu beguye mu kazi kacu. uyoze ari umucamanza agenda umwavoka. पूरी लाइफ इसी प्रोफेशन में ubuzima bwacu bwose twamaze dukora akazi kerekeranye n'amategeko. पेशे के बारे में मुझे ज्यादा ibintu byerekeranye n'umwuga wanyu w'amategeko nta kintu mbiziho. परवरिश हुई ariko ahantu nakuriye कानून के नाम से दूर abantu bose batinya amategeko. kanjye abantu nakuriye abantu bose batinya amategeko. बड़ी वारदात हो ni GST sha mu ibanga rikomeye. कौन अदालत के टंटे में फंसे katorore आपकी हालत देखते हुए मुझे nkurikije kondisiyo urimo wa mwana we का एक पैग बड़ा ndumva tugukubise icupa ry'urwunge ryagufasha gushyuha. bahise barizana icupa ry'urwunge mu bukonje nk'ubuze umuti rikora. urebe filime ya urebe. murakoze musore, dore ukuntu areba umukobwa w'abandi. irari देंगे आमतौर पे जब mwe ko mutanywa se सारे दोस्त इकट्ठे नहीं हो जाते twe ntabwo tujya tunywa urwunge inshuti yacu itaraza. Ryan आप हमारे खास मेहमान हैं इसलिए आप ubwo uri umushyitsi wacu we itegeko ntabwo rikureba. weba winywera. bano basaza ngo nta n'umwe wemerewe kunywa inshuti yabo yindi itarahagera. genge itaruzura. इतने तूफान में आएंगे none se iyo nshuti yanyu iraza muri ikirere kimeze gutya. रोक सकता uwo muntu ugiye kuza nawe ubwo ameze nk'ikirere kibi, nta kirere kibi kijya kimuhagarika. uwo muntu ni nde? mama we. uwo muntu ameze nk'ikirere kibi, nta kirere kibi kijya kimuhagarika. Amitabh Bachchan w'icyamamare. baramuzi bari hano. umusore asukayo urwunge baramureba. ni abasaza, ni genge y'abasaza. ngo bamwe bahoze ari abacamanza abandi abavoka. तो ऊपर जा सकते हैं nimba ushaka no koga wajya hejuru ukisukura ukamera neza. जी karame rwavaye इन्हें गेस्ट रूम में ले mwereke icyumba cy'abashyitsi sha. ni abasaza baba barakoze akazi kabo bamara gusaza bakajya kubaka mu mashyamba, kwibera mu ishyamba ahantu batuje nta stress nta rwa rusaku rw'abana b'iminsi. ये जा रहे हैं none se agiye gutaha.
ntabwo muri buze kumubaza नहीं बाद में turamubaza nyuma buretse ariko पूरी जा रहे हैं ना agiye hejuru by'akanya gato turamubaza nyuma baramubaza iki नहीं पकड़ रहा है we network ya telefone yanjye yavuyeho kano gace barimo nta na network ziba ziriho वाइफ को इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे साथ यहाँ क्या हुआ nashaka kubwira umugore wanjye byambayeho वाइफ से मिलने wari uri mu nzu ugiye guhura na madamu wawe se वो ऊपर एक रिजॉर्ट में ठहरी हुई है oya हमारी एड फिल्म बटरफ्लाई कलेक्शंस की शूट हो रही है मैं दिल्ली जा umugore wanjye ari hoteli iri haruguru mu misozi niyo ngiye kubanza gucaho आपका फोन तो डेड है इस पे कोई telefone yanyu se ko nayo idakora नहीं आ रहा है पहाड़ी इलाका है यहाँ पे फोन अक्सर hakuno ni mu kibaya amatelefone yacu akunze kuba yavuyeho मोबाइल सॉरी हम तो telefone se mu gihe zigendanwa ntazo dufite ntabwo nabyizera जमाने में मोबाइल फोन्स gute mutagira telefone mobile साहब छोड़ nta n'imyaka igeze और वेल कनेक्टेड भी है twebwe ntabwo ari ngombwa dukenere telefone ngo ziduhuze n'ubundi turihuza batuye hafi ahantu hato telefone urumva twazikoresha iki wa mwana we snapchat niko ngwino nkwereke icyumba cy'abashyitsi abuze telefone gusa hari umusaza ubasha undi utarajya kure arafati kaboyi se dore umusaza ukuntu bamureba uyu ni umukobwa wo muri uru rugo yitwa ana cyangwa se ana byose ni kimwe yamuzanye mu cyumba cy'abashyitsi urebe ni icyamamare yari yigiriye mu mujyi kuri bakuri no mu cyumba bamuzanyemo harimo amatabura ameze gutyo uriya amatabura arimo y'inzovu ziri kuva amaraso ni amatabura ateye ubwoba abantu bapfuye bari kuva amaraso ni amatabura amanitse muri iyi nzu dukeneye gukurikira filime narakubwiye ngo iyo dusobanuriye ibintu ntibidusaba gukora iyo bwabaga Sorry. umeze neza हम umeze neza ये पेंट aya matabura ari hano ni njye wayashushanyije Are you serious? kuko suri seriye Wow, it's amazing. birakabije pe birarenze क्या उसका नाम yitwa Andy Warhol. Andy Warhol uramuzi तो वो इलेक्ट्रिक चेयर की पेंटिंग्स niwe washushanyije taburo ya electric chair और आपके लिए तौलिया और साबुन रख दिया umva namaze guhindura amazi isuye n'ibindi uri bukenera सकता हूँ nagufasha ano mashusho kuyamamaza पहचान है njye nziranye n'abantu benshi bagura amataburo nakuzamura nakuzi मेरी पैंट भी गई है ipantaro yanjye iratose इसे चेंज कर दूं wakwambara ino pantaro iri hano थैंक्स urakoze आप ये आयन कर देंगी iyi yanjye yatose wayitera ipasi Yawe. urakoze ni umukobwa umugabo ni ingagari aza hano ashyira ibyo ashyira hano gusa agiye gushyira hano harimo utuntu tumeze nk'utunyugunyugu ana hana हाँ तो ibiganza byawe हाँ तो ni umusore ni umukobwa asanze muri uru rugo atazi के लिए मैं ऐड बना रहा था उनकी तरफ से एक फ्री गिफ्ट utu tuntu nguhaye ni utwa kampani namamariza ndakaguhaye gatware umugabo aranamamaza wow yewe 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 ukuntu guseka ni uguhebeba reka ngwena kandi uyu mukobwa ntabwo ari uguseka ahubwo arahebeba we yewe yewe ubu si ugukungura we yehe Yesu Kristo Yesu Kristo ehe umva ubukunguzi umva ubukunguzi umva ubukunguzi umva ubukunguzi umva ubukunguzi umukobwa hano nagaseka arakungura bakiri hano hari uwakomanze muze hari inshi हाँ सदी साहब आप Said urahageze muze yagarutse yitwa Said icyamamare अकेले तो इस दुनिया में मर ही जाते हैं iyo ntaza irungu ryari kunyicira hariya देरी के लिए माफी चाहता हूँ mumbare kuba natinze cariya कसूर मेरा नहीं मौसम का है ikirere kimeze nabi nta kari nshya अब अपने आप को डिफेंड करने तो आएगा नहीं वो तो बेचारा अपना केस ही आ गया ikirere kinigiye cyane wananiwe no kurinda ikirego cyawe sha काफी है ना icyo twitewe nuko wageze कमें kaboyi akira kaboyi gendere sha kabo urakoze पेंटिंग कैसे चल रही imishushanyirize yawe igeze ndaza kukwereka aho ngeze vuba urakoze आज की रात हम आपका बेस्ट Said uyu munsi turashaka kureba ukuntu ukoramo birenze डीजे पूरा जोर लगाते हैं ndakora uko nshoboye nkore हमारा पेट जो है ariko kuri kondisiyo imwe ugere kuvuza umwirongi बहुत जोर में बजा रहे हैं यार लगता है बहुत खुश है uriya mukinga kari gucuranga bikabije uyu munsi ठीक है राज अगर बताएं तो ibyishimo yabikuye वैसे आचार्य जी का कहना है कि आप बता नहीं पाए fombora impamvu dufite ibyishimo twese umve ठीक है sawa तो बताइए कहाँ है ari hehe barikanga inde वो अजनबी जो अभी थोड़ी देर पहले आया umugenzi ugeze hano ari hehe जो किसी बड़ी कंपनी का मालिक है या किसी ऊंची पोस्ट पर है uwo mugabo ashobora kuba akomeye cyane
ndetse anubatse muri Delhi. Sayidi Nyakubo isugira amaji जादू नहीं तो सिंपल ntabwo ari maji ahubwo ni uko mbasha kureba ibintu byihuse. वहाँ पर जो ओवरकोट टंगा है उससे पानी अभी ririya kote riri hariya riracyatose आया है bivuze ngo umuntu ugeze hano nibwo akihagera. जो है वो खासा महंगा ikindi ririya kote urabona ko rihenze yariguze kwa Apollo uzi पर ifite n'ibyoya. खासा महंगा ही होगा Hey, जूते और बैग एलवी के हैं लुई विटॉन के ziriya nkweto nazo n'igikapu urabona ko ari Louis Vuitton. होने वाला या तो किसी bivuze ngo nyiri biriya bintu ni umukire baramuzi ऊंचे पोस्ट पर cyangwa afite post ikomeye akoramo एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल कर रहा है n'uburyo agendamo birarenze. टैग लगा है reba igikapu afite वो ये बताता है kiriya gikapu utagiriye urabona ko ariyo mu ndege एक महंगी BMW गाड़ी खड़ी है ndetse n'imodoka iri hanze ni BMW nabonye yaziyemo ifite plaque zo muri New Delhi. ठीक है लेकिन वो शादीशुदा है इस none se wabwiwe n'iki ko afite umugore? BMW उसकी बीवी के नाम पे iriya modoka iri hanze BMW ibaruye ku mugore ubizi ute? बाहर भयंकर तूफान चल रहा है ikirere kimeze nabi महंगी BMW गाड़ी खड़ी imodoka ya BMW iparitse ari hanze ना है kandi hano ni mu gace kacu कोई है नहीं nta muntu n'umwe uri mu modoka. सड़क पर पड़ी हुई तो imfunguzo z'imodoka nazibonye ziri hasi ninjira muri iyo modoka ndabireba amenye ko iriya modoka karite jone ibaruye ku mugore itayibaruye ku mugabo. अपने काम का है या नहीं सब आप uyu mushyitsi twagize kugira ngo tumenye nimba atari umuntu mubi kuri twe biraza guterwa nawe niho twizeye. uyu musaza uje Sayidi आप लोगों की क्या राय है mwe mwamubonye gute? वकीलों की बिरादरी बिल्कुल पसंद नहीं करता nabonye adasa nk'abavoka. गटक गया ikindi anywa amayoga yihuse cyane babonye ari n'umusinzi uburyo yasomye urwunge avayo uramubona ahinduye imyenda urumva umeze ute? सर माफ करना mumbabarire बहुत भीग गई थी ipantaro yanjye yari itose कमरे में एक सूट टंगा देखा mbona ikote rimanitse mu cyumba अच्छा किया ryambara n'abasabye uruhushya. वो सूट मेरा iryo kote wambaye nanjye ntabwo ari iryanjye. आए हुए थे hari umushyitsi waje umeze nkawe ararisigara ryibagirwa. Let me introduce you to the fourth member of reka tugupresente umuntu wa kane wo muri genge yacu bano basaza bafite gengo yabo Latif Zaidi. yitwa Latifu Zaidi. Hello, how are you? meze ute? meze neza. ये आपकी गाड़ी की चाबी fata imfunguzo z'imodoka yo nazigutoreye. देखो इतना स्ट्रेस था कि चाबी ही गिरा दी nari nataye umutwe ku buryo natari imfunguzo. वो मैं यहाँ ले आया हूँ इस तरह छोड़ा मत कीजिए चोरी का खतरा रहता है nagutoreye n'igikapu cye hariya. कुछ नहीं है igikapu cyanjye cyari kirimo usa nta kintu kirimo. खाली बैग भी अपने आप में 2.5-3 लाख रुपए का होगा kiriya gikapu kirebye kirahenze nubwo kirimo ubusa nticyabura amamiliyoni gihagaze baza ariko. थॉटफुल ऑफ यू नो वंडर आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे सब लोग wa mugabo uri umuhanga cyane niyo mpamvu abantu bose bari baguri kugusingiza utaranaza. और जाना कि वकीलों की बिरादरी जो है वो आपको पसंद numvisha ariko ibintu by'amategeko nta kintu biziho. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर एक्चुअली नाउ दैट यू से दैट ubwo bivuze ariko मैंने भी कई बार वकील बनने का सोचा nawe se ntekereza kuzaba umwavoka kera कि जब भी कोई भारी भरकम रकम का लेन देन होता है ariko ibintu byose bishe amafaranga haba hari umwavoka ubiri inyuma ugomba kubikurikirana. जिस पहलू का आप जिक्र कर रहे हैं we amategeko uburyo uyabonamo कोई भी उससे वाबस्ता नहीं है bitandukanye n'abantu twese twayakozemo turi hano. क्रिमिनल लॉ twebwe twakurikiranaga abagizi ba nabi ntabwo ari bya twara abacamanza cyangwa se abavoka baburanira abyerekeranye n'inyungu. फिल्मों में होता है nka bya bindi njya mbona muri filime आज जब वो मर्डर हुआ bya bindi nimwe muza mubaza abantu ngo wari uri hehe ubwicanyi buba mu ijoro ry'ubwicanyi wari uri hehe muri ba bantu njya mbona muri filime. हो सकता है nakubwiye ngo niyo filime irenze mugiye kubona. मेलोड्रामेटिक नहीं umva twe dukora ibintu binyuze mu mucyo ntabwo ari nk'ibyo ngibyo. और उसकी बुनियाद होती है लॉजिक ubundi amategeko ashingiye mu gushyira mu gaciro ntabwo ajyamo ibintu by'ibikabyo cyangwa by'amafuti biraho. में होते हैं हाड़ मास के जिंदगी urukiko ruba rwuzuye abantu ba nyabo bafite amagufwa n'amaraso nkatwe ariko ba nyabo उनकी खुशियां उनकी harimo abafite ibyishimo harimo abafite akababaro uburibwe harimo n'abafite urukundo. कोशिश कर लो इनको निकालने की uko wagerageza kubatandukanya kose they don't go away. ntabwo bipfa gutandukana. आराम से mwe mutuje mwe mutuje ओके wumve ये क्या ख्याल है लेट्स हैव अ ड्रिंक urabizi twanga urwunge bazana urwunge hano. रिटायरमेंट के पहले mbere yuko negura nari umucamanza थे जज mu rukiko rw'ikirenga bari banze. आप चीफ प्रोसिक्यूटर uyu Sayidi ubona Amitabh Bachchan we yahoze ari umushinjacyaha mukuru mu gihugu. अपराधी भी कांप जाता abagizi ba nabi iyo bumvaga izina Sayidi umushinjacyaha ari ugiye kubashinja ubwoba bwarabatahaga. abasaza bose bavuye mu kazi. जो अपराधी इनके नाम से डरते थे abagizi ba nabi batinyaga uyu mushinjacyaha bahungiraga kuri uyu mwavoka akababuranira buhira uriya musaza. I like action living life in the fast lane njyewe ubuzima bwanjye mbukunda iyo bwihuse nyine ntabwo nkunda ibintu bigenda gake. uyu kuri bano मैं यहाँ आप लोग abonaga kesi afite hano kameze nk'akoze muri zahabu atwaramo itabi uyanywa itabi पता नहीं कब का ऊपर निकल लिया होता iyo ntaza kwitwarika niko warapfuye Thanks, man. ariko nimurakare but
I can't imagine life in this kind of ice. ariko njye ntabwo nabaho nk'amwe nitaruye abantu ndahantu nk'aho. खूबसूरत सिगरेट केस है ino cigarette case yawe irarenze nakanatwaramo itabi rya niyoko ko karenze. with love from bisa nkaho wakohererejwe n'umuntu ugukunda. Ni umugore wawe, Friend. ni inshuti ya Kampaye, Friend. sheri wawe. Wabimenyesha umugabo afite umugore ariko ngo kari akantu yagahawe na sheri we. Ako kantu ntukibagirwe. Izi ni za filime z'umwaka, ntugire ijambo na rimwe rigucika. Hano hantu nta network. Heart attack आया. Yabana ngende umva hano hantu umutima ugiye kumfata nkajya muri koma ahantu hatari rezo, bicara mu ntebe zakozwe na kimwe. ज्यादातर लोग Abantu bakora akazi nk'akawe menya bameze nkawe nabo baba bishimye. जहाँ तक कि लोगों का सवाल है, Uko abantu baba bameze सब एक जैसे ही मिलता है. ntago aho wajya hose byose ntacyo bisobanuye. सब में एक खास किस्म का जज्बा Twese ubundi urashaka kuvuga ko tugira amarangamutima yihariye ariya tukiri ikiremwa muntu. तो ntabwo byumva. बिजनेस और सेल्स टेक्निक की पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था. njye nkora mu bintu byerekeranye n'imicururize, ku bintu byari biraho nkabicuruza nyine akabishakira abaguzi. जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते iyo turi kugerageza kugurisha ikintu, हैं, कस्टमर अमीर हो या गरीब, ugurisha yaba ari umukire yaba ari umukene yaba ari umwana yaba akuze, विश्वास दिलाना बहुत जरूरी. tugomba kubanza tukamwumvisha ibintu bitatu. icya mbere, चीज खरीद रहा है, उसे उसकी असली agomba kubanza akamenya ko ikintu agiye kugura tumuhereye ku giciro kiri hasi. icya kabiri, सभी बड़े और मशहूर लोगों के पास वही चीज है. ukamwumvisha ko ikintu agiye kugura gitunzwe n'abakire n'ibyamamare nabyo bitunze icyo kintu. उसके पास नहीं हुई तो उसके आस ndetse ukamwumvisha ko mu gihe adatunze icyo kintu ugiye kumugurisha abantu bazajya bamubona nk'umujangweri cyangwa umuturage. तो सर ibyo ni ibintu bitatu wumvisha umuntu ugiye kugurisha ikintu: यानी कि एनवी umururumba, और kwifuza, शर्मिंदा होने का डर ubwoba bwo guseba. nibyo mucuruza, nibyo mucuruza, nibyo ubundi umucuruzi acuruza. सिर्फ इन तीन चीजों पर टिका हुआ है kubera iki amarangamutima y'abantu ashingiye kuri ibyo ayo mahame atatu? It's my experience. ibi ni ibintu nanyuzemo. Surely you can't mean that business. nizere ko udakomeje mihira. इंसानों भी और बहुत से अच्छे और ऊंचे abantu nanone bashobora kugira none ibyiyumviro byiza, amarangamutima meza adashingiye ku mururumba no kubeshya abantu. ubwira ibanga, पहले कहा जाता था कि ईमानदार वो है ubusobanuro bw'umuntu w'umwizerwa और बेगुनाह वो है. bubaho bw'umuntu utarigeze ukora igikorwa kibi. nta muntu uba ku isi utarigeze ukora icyaha. आज ईमानदार वो है umuntu w'inyangamugayo और बेगुनाह वो. nuba warakoze ibyaha ariko bitarajya ku mugaragaro, umuntu usigaye yitwa inyangamugayo ku isi. ngo inyangamugayo zisigaye ku isi ni wa wundi uba warakoze icyaha ariko ushatse kuvuga ngo पकड़ी नहीं थी, ngo inyangamugayo nimwe iba yarakoze ibyaha ariko ikabasha kubisha ntibimenyekane. पकड़ा ना गया. yego, inyangamugayo cyangwa inzirakarengane ni umuntu ibyaha bye bitarajya ahagaragara. abantu basaza barabyumva. This is such a plain ibyo bintu uvuze ni filozofi mbi cyane. तो 21वीं सदी के एक बहुत ही जबरदस्त abantu mu kinyejana cya 21 niko mumeze mwese. ख्यालात gusa ingengabitekerezo yawe, होना एक दिन सबका हिसाब है abantu bose bakoze icyaha bazahura n'urubanza. कर्मों से लिखी किताब है ndetse ubuzima ni igitabo cyuzuye ibikorwa byawe. bravo bravo. नॉलेज नहीं है शायरी की. nshobora kuba nari intungane nkamwe. शेर मैं भी सुनाना चाहूँ. जी जी बिल्कुल umva ngubwire, komeza tubwire ntari bi tubwire, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए kugira ngo umuntu ubashe kumwumva neza. खरीदार में uyabisubiramo kugira ngo umuntu akumve neza. चाहिए बाजार में रहने के लिए. uri bugure ni uko uri umucuruzi mwiza. अच्छा तो ये भी सुनिए banza unyumve. सुनो आप अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग abantu mw'iyi minsi yo mu kinyejana cyanyu biteguye no kwambara ubusa kugira ngo bagaragare mu nkuru, babavugeho barye hiti. babaye nk'abasazi. दोस्तों हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि मेरा साहब reka mwese mbabwire ngo ni amahirwe kuba uyu musore Mihira ari hano kuko agiye kuduha umugisha. बहुत ही यादगार iri joro wa musore we ntabwo uzigera uryibagirwa. urabizi neza Sayidi? araseka. इतना शोर में जिंदगी में nta kintu na kimwe nigeze mbaho shuwa kirenze iki. iri joro ndabizi ko tutazigera turyibagirwa twese. ndagira ngo ukurikire filime. Hey, umusore, aba bagabo ni abasaza bibera mu cyaro. आप बोर नहीं हो जाते हो? ese hano ntabwo mujya mugira irungu? बात करने को कुछ था. nta kintu dufite cyo gukora nyuma y'uko tweguye mu kazi kacu हमारी हेल्थ भी डिटेल n'ubuzima bwacu butangiye kugenda budushiramo turisaziye. अचानक हमें एक खेल का आइडिया आया tumaze kubona irungu ari ryinshi twatekereje umukino. यकीन मानिए हमारी जिंदगी में ariko uwo mukino kuva twatangira kuwukina ubuzima bwacu bwarongeye buraryoha. uwe mukino, दाश mukina amakarita cyangwa dame? असली खेल कुछ और ही है. umukino wa nyawo ni ikindi kintu.
इतनी सनसनी हो जाती है। twe dufite umukino dukina umuntu wese uwukinnye akazana urumeza. ऐसा कौन सा खेल है? uwo mukino ni nyabaki? आइए, ngwino आपको पता चल जाएगा। uraza kuwumenya. खेल जरा अनयूजुअल है, ni umukino utamenyerewe. हो सकता है कि आपको अहंका न लगे, ushobora kubona atari umukino w'ingenzi स्लाइटली absurd। ukabona ni umukino w'ubugoryi. तो मैंने भी बहुत खेले हैं। nakinnye imikino y'ubugoryi myinshi. गेम ahubwo mumbwire umukino wanyu mukina hano nuwuhe baze? जैदी साहब बता दें। बिल्कुल बता दीजिए। mumubwire se. सीट icara tukubwire uwo mukino sha. देखा जाए तो बड़ा मामूली सा गेम है। uwo mukino iyo urebeye inyuma ubona ari umukino usanzwe. हो जाते हैं ubundi turicara mugoroba जो पहले किया करते थे। tugakora ibyo twahoze dukora tutaregura, कोर्ट प्रोसीडिंग्स tugakora ibintu byose byo mu rukiko, ibirego, ऊंची का होता था। ku buryo ushobora kubona ari nk'ibya nyabyo, Ubundi ariko nibyo tuba turi kwimajina bidahari. mbega ni nko kwigana ibibera mu rukiko. बच्चे Mva amagambo पाई का खेल खेलते हैं। bimeze nk'aya mikino Maniga. twakinaga y'abapolisi n'abajura. क्या बात है, सचमुच ये खेल हमारा बचकाना है, uyu mukino wacu umeze nk'uw'abana, बहुत अच्छा ariko twe twishimira kuwukina, है, जो आपको भी पसंद आए। ndetse muri uwo mukino uraza kuwukunda. मैं समझा नहीं। ariko mukora iki ntabwo mbyumva. कोई पुराना मशहूर केस dushaka nk'ikirego cy'umuntu wahoze ari icyamamare cyangwa ikirego cyamenyekanye tukagisubukura tukakiburana, प्रोसिक्यूशन की तरफ idi akaza ari umushinjacyaha, और बुल्लर जी डिफेंस की तरफ। noneho buhira akaza जज से मैं फैसला सुनाता हूँ और जरूर तो सजा भी सुना। कभी कभी तो हमारे फैसले उन फैसलों से अलग होते हैं हिस्ट्री में हुए। असली मुकदमे के दौरान बहुत कुछ होता है, कोई batangiye kumusana hano twari turi muri hangana akabazo k'amajwi kari kabayeho, dufata ngo nk'ikirego cy'umuntu Bien. wa kera tukagisubiramo. जैदी साहब प्रोसिक्यूशन की uyu zayidi aba ari mu bushinjacyaha agashinja umuntu, तरफ बुल्लर buhira डिफेंस की akamuburanira ari nk'umwavoka. होने के नाते kera rero nk'umucamanza Asuna. nza nanga umwanzuro wa nyuma w'urubanza, जरूरत ndetse n'igihano nkagitangaza iyo bibaye ngombwa ko cyabonetse. सुनाता। urebe सुनिए, कभी कभी तो हमारे फैसले rimwe na rimwe umwanzuro w'urubanza hari igihe uza utandukanye uko tuwubona twese हुए थे bitewe n'umwanzuro watanzwe mbere अदालतों में cyangwa wari waratanzwe kuri icyo kirego cya kera twari twasubukuye. झूठ, सजा का haba harimo kuri ibinyoma, ubwoba, पैसा, दुश्मनी, abenshi usanga bapfa ubutunzi, urwango rw'imiryango, byose biba biri mu mukino wacu. इंसाफ होता ariko icyo dukora umukino wanjye dutanze ubutabera. इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। hano dukora icyitwa amategeko tukayashyira mu kuri. तो samiri कैसा लगा? umukino wacu wumvisha uti? काफी इंटेलेक्चुअल किस्म का खेल लगता genda umva ari umukino w'abanyabwenge, है। This might be fun. अब देख menya ushimishije. मजा आएगा। none se urakomeza uwurebe cyangwa nawe urawukina? दिया जाए, प्लीज टेक अ सीट। icara dutangire ikirego urebe. आज हम लोग iri joro फूलन देवी का केस लड़ने वाले हैं। uyu munsi tugiye kureba ku kirego cyitwa devi. देखिएगा आपको खेल- uyu mukino uraza kuwukunda we wicara urebe gusa. अरे भाई आना को बुलाया ना, ana आना nshiriramo urwunge sha dukina umukino umuntu ari kunywa. करने को कहा था। ikirego cya devi wakizeho पूरा ठीक से पढ़ने ijoro ryahise nakize ariko ntabwo nakirangije. तो कार्रवाई शुरू की जाए। जी बिल्कुल। umusore aca साहब आप कहाँ ugiye he mihira? mva फूलन देवी uwitwa purani devi muri kwiga ku kirego cye इस दुनिया में है ही नहीं। उसका केस लड़ने में क्या मजा? gute mugiye kuburana urubanza rw'umuntu yaranapfuye फायदा? kandi ngo umwanzuro ukavamo utandukanye n'urukiko rwo hanze rwatanze? आ जाए। आप मेरे मजे के लिए अपना मजा क्यों खराब कर रहे हैं? kuki nabiyangiriza ibyishimo mwe mwikomereza umukino wanyu? खेलते हैं मस्त waje se tugakinana? Lena. urabizi turakwinginze kinana natwe uyu mukino. प्लीज musore gakinane nabo umukino sawa, बैठ गया। ndawinezezerezamo shaka. देखूंगा। genda aza nk'umufana. मिस्टर मेहरा, mihira अगर मैंने आपके nkurikije ukuntu nakubonye witwara तो आप सिर्फ दर्शक वाले इंसान नहीं है, ntabwo uri ba bantu bakunda gufana, तो उनमें से हैं, ahubwo nabonye uri umwe muri ba bantu शामिल होना baba bashaka kwinjira mu kintu ahubwo nabo bakagikora, रहना चाहते हैं और ahubwo mukanatsinda mukaba muri imbere, sibyo? ठीक है आपने। cyane nibyo. इसलिए तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा। niyo mpamvu niteje n'imbere ni uko nabakunda. ना मैं कोई वकील हूँ, ना मुझे कानूनी बातों का कोई तजुर्बा है। nubwo nari umwavoka cyangwa ngire ubumenyi ku by'amategeko ariko nakina. खेलेंगे तो पूरी शाम बर्बाद हो जाएगी। reka dukine wana n'ubundi urarara hano umugoroba wacu utangirika. एक्साइटमेंट तब बढ़ जाता है। iyo abantu babaye benshi nibwo umukino uryoha n'urubanza rukaryoha ngo bagiye gukina umukino w'urukiko. अरे भाई शूटिंग रेंज में आकर wari wajya mu mukino wo kurasa कार्डबोर्ड के निशानों पर कितनी भी गोलियां चला लीजिए आप, bakagwa ahantu ngo urase ku kintu cy'igishushanyo. होता है जब सामने वाला भी गोली चलाए। ibyo bintu ntabwo biba biryoshye nk'iyo uri kurasa umuntu nawe akurasa. आप सचमुच के लोगों के साथ ये खेल none si uyu mukino mwigeze muwukinana n'abantu ba nyabo?
आखिरी बार तो cyane harya hashize igihe kingana iki buhira 2-3 महीने पहले hashize nk'amezi abiri tukiri थी एक मिनिस्टर साहब icyo gihe hano haje umugabo yari minisitiri मिनिस्टर yari uwahoze ari minisitiri yayobye एक यहाँ पहुंच गए थे उन पर आर्मी की जानकारी दुश्मनों को बेचने twakina uyu mukino birangira tumenye ko akiri minisitiri yagurishaga intwaro ku banzi uzi ko twamukatiye uruhano rwo igihano cyo gupfa muri uru rubanza हुई है उन्हीं की थी niyo myenda wambaye niye ngo ni umukino ariko इतना डर गए कि पतलूनी छोड़ ibaze ko mu minisitiri mwamuteye ubwoba agahunga yibagiwe n'imyenda ye we baraseka ngo nawe ari minisitiri wibagiwe ino myenda n'umusore yambaye hano चलिए ngo bamucira urubanza hano birangira icyaha kimuhamye ko yagurishaga intwaro ku bagizi ba nabi और आप चाहते हैं कि मैं none se uyu mukino muragira ngo nanjye ngujyemo एग्जैक्टली cyane ठीक है sawa और मेरा रोल क्या होगा none ngenda kino iki turaba tugushinja अपराधी uraba uri umugizi wa nabi mu rubanza rwacu tugushinja यकीन मानिए आप बहुत अच्छे अपराधी साहब we nyizera ndaza kukuburanira ऐसे बस आप iyo role kandi irakubereye kuba uri umugizi wa nabi turi kugushinja सर I don't agree with you there aho ntabwo twemeranye I'm a very responsible citizen genda umwene gihugu rwose ukurikiza amategeko हत्या नहीं की है nta cyaha nigeze nkora nta muntu nishe हाँ 3-4 बार मैंने nshobora kuba nararenze ku byapa byo mu muhanda wenda twaha dusanzwe kuviyora feruje ariko ubuzima bwanjye की किताबों में हमारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है none se waretse twe tukakwereka ibyaha tugushinja Hey! wowe uricara bakagushinja खेल में शामिल wemeye kujya mu mukino wacu समीर samiri wabyemeye देखिए एक शर्त है लेकिन ariko hari kondisiyo imwe आप ये खेल बीच में नहीं छोड़ uyu mukino iyo watangiye ntabwo wemerewe kuwuvamo utararangira ऐसा खेल खेलने का फायदा है क्या जब खिलाड़ी उसे अधूरा छोड़ दे ubundi se niki cyatuma umuntu akina umukino kandi uri bugere hagati akawuvamo uyu musore yihagararaho ni umurara कहते हैं मेरा साहब urabivugaho ikimehera खेल रहे हैं ना But I better warn all of you कि मैं एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूँ reka mbanze mbaburire ndi umukinnyi mwiza मुकदमा शुरू ngaho nimureke urubanza rutangire njye nditeguye तैयार हो गए ariteguye ठीक हो जाएगा। ibintu byose bigiye kugenda neza ubwo nyine bagiye gutangira avoka vayo तो मेरा uyu ni umuburanira आपके लिए बड़े फक्र wa mwana we mehera uterwa ishema no kuba ngiye kukuburanira ikirego cyawe वर्ड ndagusezeranya ko ubuzima bwanjye baye ngombwa nanabutanga ariko चूमेगी जीत urubanza tukarutsinda ngiye nk'avoka wawe mu mukino bari gukina Hey! urabizi भी आपकी मदद करता reka ngufashe uriya ni umushinjacyaha अदालत के पहले mbere y'uko urubanza rukomeza the accused has every right to meet with his counsel ushinjwa agomba kujya guhura na avoka we avoka waragutegereje mu kabiganiro mbere y'uko urubanza rutangira That's very professional ndumva muri abanyamwuga we avoka tujye kuganira bajya kuganira na avoka we kugira ngo baze mu rubanza biteguye baza hano ni umukino bari gukina avoka wavayo yahoze ari avoka ngo uyoboye ataregura urebe filime rero urabona ngiye kukuburanira wa mwana we ni umukino bari gukina कमर्शियल तय कर ले reka tubanze twite ku kibazo cy'ubucuruzi प्रोफेशनल चार्जेस bya bya nyine bashobora kuba barakureze cyangwa ukekwaho nkawe w'umucuruzi buriya se wabura udukesi 501 का भोग चढ़ा दो uranyishyura 500 yonyine ntabwo ari menshi ni ibiceri 500 yagumane ni umukino mbega nakinaga चलिए mbwira आप फौरन अपने अपराध mbwira ibyaha wakoze rero umve सॉरी मेरा अपराध ibyaha nakoze यस yego फैक्ट्स byose ubimbwire बाद में जैदी साहब kugira ngo muriya mushinjacyaha Zaidi Oyi. ataza kugushinja icyaha nta makuru ngifiteho nkabura uko nkuburanira जैदी साहब जी urabona Zaidi natsinda तो अफसोस होगा कि आप uraza kubabara yuko watsinzwe मुझे हारना पसंद नहीं njye ntabwo nkunda gutsindwa nanjye तो चलिए ngo mbwira ibyaha wakoze rero tujye mu rubanza mbyiteguye अब भी समझा नहीं आप मुझसे ubundi se muranshaka iki gihe simbyumva रास्ता mehera कोर्ट की जब प्रोसीड urukiko nirutangira तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा baraza kukumenyesha icyaha uri gushinjwa yewe ibyo ntabwo bikureba वहाँ चलाया जा रहा है आप सर। प्लीड करेंगे नॉट गिल्टी uraza kuvuga ko icyaha ukikwemera cyangwa kitagiguhama आपके खिलाफ सारे we nuhakana icyaha ko kitaguhama ni akazi k'umushinjacyaha gushaka ibimenyetso akakigushinja बहुत जरूरी है कि niyo mpamvu डिसाइड कर लो कि अपराध कौन byaba ari bibi cyane dukwiye guhitamo icyaha none wikeka To disappoint you sir umbare kugutenguha बता चुका हूँ मैं nkuko nababwiye kare ndi umuziranenge nta cyaha na kimwe ndakora कोई भी बंदा nta muntu n'umwe uri muri iyi si जिसने अपनी लाइफ utarakora icyaha icyo ari cyo cyose musore wambwiye ibyaha wakoze hakiri kare या बड़ा cyaba kinini cyaba gito की आत्मा पर buri bugingo bwose buri muri iyi si किसी अपराध का बोझ bwikoreye umutwaro w'icyaha bwigeze gukoraho सब बड़े इन्वॉल्व होकर खेल ariko uko mbona uyu mukino mwawugiyemo muba mwawugiyemo muri seriye we cyane niyo mpamvu uryoha अपराध डिसाइड किए अदालत में kwinjira mu rubanza utahisemo icyaha tugiye kwitaho cyangwa kugushinja cyangwa kuburaniraho ni amakosa अपराध डिसाइड करना hitamo icyaha tujyana mu rukiko
kubera ikize इसलिए कि अगर आप अपराध nudahitamo icyaha tujya kugushinja no kukuburanira अपनी मर्जी का कोई Zayidi uraza gushita kuriya mushinjacyaha avumbuye ikindi cyaha wakoze kinakomeye bari cyo gushinja शूटर साहब इतने काबिल हैं nimba uramushinjacyaha kuko afite impano reka tumureka mboneho icyaha स्पेशलिटी uriya mugabo ni umuhanga araza kukubonaho icyaha डर नहीं njye nta cyaha mfite अभी तो खेलने में मजा आएगा noneho reka tumureka mvumbureho icyaha nibwo n'umukino uri buryohe sawa ibaza abantu bakugira umusore avuye yaravuze ati mwe mumvumbureho icyaha nakoze mu kinshinje njye nta
cyaha nikeka avayo ni umukino bari gukina bagaruka hano wabonye filime nyinshi bazana umusore yishyiraho kaniyoko ke aba yinywera ntanda y'umujinya nya urebe Ana ni umukobwa wa hano mva n'umukobwa ubana n'abasaza intebe ni nziza zakozwe na kimwe family abona umukobwa hano mwihanga rikomeye cyane मेरा दियो utuye hano नहीं uya मेरा घर फास्ट फूड mu rugo ni hano hafi y'aba basaza nturanye n'abasaza समझने के बाद तुम यहीं रुकोगे umukino nurangira sura guma hano जी हाँ yego बल्कि उसके काफी देर बाद भी sometimes they take very long hari igihe urubanza rucyasa no mukino wanyu utinda cyane इंग्लिश इतनी अच्छी ko कैसे numva uvuga icyongereza cyiza se हाई स्कूल तक मैं बोर्डिंग में थी njye narize ntago ndi nkandagira के bitabo बाद ग्रेजुएशन warangije na kaminuza आई एम सॉरी मैं तुमसे bare kukubaza ibibazo byinshi अच्छा वो तितली कैसी लगी bya binyugunyugu naguhaye wabikunze kana byari byiza kano gakuba kameze nk'agakunguzi we byari byiza मेरे साथ दिल्ली चल सकती है wazaje mu murwa mukuru Town. nkakwenka gutembereza umujyi tugasangira uyu mugabo ni umuhezi प्रोफेशनल oya ariko bijyanye n'akazi gusa के बारे में बात कर tukaganira ku by'amataburo ushushanya इस घर में इन बुढ़ों के साथ pana kuguma muri iyi nzu uri kumwe n'ibi bisaza oya hey umusore atangiye gushaka gufata agakobwa abonye keza पढ़ने का मन नहीं करता ntabwo se ushaka ubuzima bwawe buzatera imbere niko आगे कहाँ bujya mbere bujyahe se ubuzima bwanjye niteza imbere njyahe Come here. nagere akurura umukobwa w'abandi akagabo tutugabo tuba tuvuye mu mujyi tukagera mu cyaro usanga ari uduhehesi ntukatubone mu makote Look at this. ribari तुम इतनी खूबसूरत wa mukobwa uri mwiza rebe mu ndorerwamo पैजेंट में हिस्सा ले सकती हो मॉडलिंग कर सकती uzi ko wajya no mu marushanwa y'abamisi ikamba ukarizana हो चोपड़ा इतनी बड़ी स्टार्स बन गई ashwari ya Priyanka Chopra bose ni uku batangiye मैं तुम्हें बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ntabwo ndi kugerageza kukuyobya मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ njye nkora mu bintu byo kwamamaza nafashije abakobwa benshi bajyana mu marushanwa umukobwa akura y'icyuma ikigabo kiri kumukorakora umukobwa yakuye y'icyuma nyagasani isura yawe yakwamamariza brand nyinshi isura nziza umukobwa aramwiyaka umukobwa yarakaye nyagasani umukobwa yikanzemo iki kigabo ni ngehesi cyane ukuntu cyari gitangiye kumukorakora anjye nagufasha rero rushanwa waryegukana rudungu njya numva tubwira abakobwa gutyo wenda nibyo yaratangiye kubwira ngo bashwari yareye ba Priyanka Chopra niko batangiye bose bagiye mu rushanwa y'abumisi babaye abamisi bahita bajya mu kazi ko gukina filime babibyamamare आपकी खिदमत में पेश करता हूं अपना मास्टरपीस संग्रिया mwese reka mbanze mbakubita icyo kunywa cya hatari cyitwa sangria cyangwa se urwungi mu yandi magambo जो है uyu duserivye yitwa Joe atuye hano hafi जो कैनॉट स्पीक gusa Joe nagavuga rasta ni igipfamatwi भी काम बोल सकते हैं ariko arakumva uravuga kumva ariko we ntabwo abasha kuvuga Cheers. banywa mu rwunge bose urubanza rugiye gutangira मैं ये जान ले none se buhira navuga तो हूँ nashaka kumenya कौन सा अपराध देखे हमारे सामने we n'umuntu uburanira mwahisemo ikihe cyaha मेरे क्लाइंट umukiriya wanjye बहुत बड़ी मिसाल है imbere y'amategeko nta cyaha agira ni umwere एक्चुअली मैं जिन्होंने कोई अपराध umukiriya wanjye nta na rimwe mu buzima bwigeze akora icyaha uwo navuka ari kumuburanira ये पूरा अख्तियार है niyo mpamvu वो जो ubushinjacyaha tubahaye uburenganzira mwe mu muvumbureho icyaha nimba hari icyo mukeka ko yakoze mu kimushinja सिर्फ हमको समीर। सुनने के लिए इतना बड़ा ntabwo wakabaye wishyize mu kangaratete uza kutubwira ko nta cyaha wakoze पहले ही बता चुका हूँ मैंने कभी कोई ariko nabibabwiye ko nta cyaha ndigera nkora nduwera देखिए समीर samir अगर अपराध आप चुनेंगे तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएं iyo wihisemo icyaha tukushinja birakorohera कोई बच्चा तो नहीं है जो बार बार इनको समझाया जाए फिर mera मेरा साहब तो खुद अपना ध्यान mumureke mwimwibutsa ko yanze guhitamo icyaha twe turabyitaho और ये बात मैं तब सीख ली थी जब मैं 16 साल mfite imyaka 16 nibwo namenye kwiyitaho में कुछ हासिल kugira ngo ugire icyo ugeraho mu buzima ऐसे नहीं ni gutya bikorwa ni ugufata कम उम्र में आप बहुत समझदार ndumva warabaye akagabo ku myaka mike sha ugifite 16 umugabo aritsamura लगता है आपको ये संग्रह राज नहीं आता ahari urwunge ntabwo wari urumenyereye हाँ ओके ओके njye meze sawa अरे तकल्लुफ मत कीजिए ले लीजिए ना uyo nta mpamvu yo kwifunga weho nywa twese turanywa hano urwunge rumaze kumujabuka bamwongereyemo shoti ya kabiri bamukubitiramo nguvu आपको अगर ठंड ने पकड़ लिया ना mu gihe wumvishe ufite akabeho आएंगे कि घर बुलाया biba bimeze nk'aho ari turi kubishinja shaka ari twe twagutumiye twakurwaje fata noneho nguvu aba ariyo unywa mukubita nguvu
koze urebe Mr. Prosecutor, umushinjacyaha अपने सवाल watangira ubaza ibibazo byawe uwo ni umucamanza कटघरा witness box iri yese कहते हैं na cya kintu kiba mu rukiko cy'amategeko bakitaho ari gita जरूरी नहीं है icyo si ingenzi cya kindi kiba kimeze nk'igiteruye amategeko जुर्म क्या है reka tubanze tumenye icyaha tugushinja और ये यहाँ क्यों खड़ा है? kubera icyo yakiri hano ये भी खेल में हिस्सा लेगा nawe ari muri uyu mukino हमारा नायब कोर्ट भी है uyu nguyu niwe ufunga nyine ni ba basekirite baba bari mu rukiko तो इन सब चीज nawe bino binamaze kubimenyera nyagasani ngo bafite n'ufunga abantu तजुर्बा कैसा तजुर्बा abifite experience yabinyuzemo he 7 साल की सजा काटी jo yafunzwe imyaka 7 muri gereza बंदे ने hari ikigabo cyaje gifata mushiki we ku ngufu mushiki wa jo उस आदमी पे jo arangije afata umupanga baguha uwo mugabo uyu aramureba arikanga साबित हुआ मैंने इसे प्रोसिक्यूट किया ni nanjye wamushinjije mu rukiko nanjye namukatiye gufunga iyo myaka icyo gihe ये सब जानते हुए how could you hire? mukaba muzi ko yishe umuntu mukamuha akazi है njye namuhaye akazi nishima अच्छे दोस्त ubu turi inshuti pe ni njye wanamukatiye है ना जो ubu ni boss n'umukozi sibyo jo nibyo yikangamo चलिए कार्रवाई reka शुरू की जाए reka dukomeze urubanza तो जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं noneho mumbaze ikibazo cyose mushaka umushinjacyaha arahaguruka banza wicare icara nkubate ibibazo तो मिस्टर मेहरा आचार्य Mr. Mehra ने बताया कि आप शादीशुदा हैं और आप acara yambwiye ko ufite umugore ऊपर किसी ndetse ngo umugore wawe ari muri hoteli hano hafi Yeah. yego कितने साल हो गए आपको शादी के umaze igihe kingana cy'ubana n'umugore wawe 6 साल imyaka 6 ufite abana एक बेटा है ufite umwana w'umuhungu witwa Farun 5 साल का है लेकिन ufite imyaka 5 करने में नंबर 1 है फोटो देखेंगे उसकी nkwereke ifoto y'umwana wanjye cyane nyereka umwana wawe ये akuramo password amwereka akana ke बड़ा प्यारा बच्चा ufite akana keza shahi niko इसे आपने किसी की निगरानी में छोड़ा होगा menya umwana wamusigiye umuntu umwitaho neza घर पे एक पुरानी namusigiye umukozi आदी है umukozi nizera बच्चा अकेले घर wasize umwana wawe mu rugo umusigira umukozi भाई बच्चे का स्कूल है और मिस्टर मेहरा की ट्रैवलिंग वर्क रिलेटेड umva umukiriya wanjye yaje mu rugendo rumeze nk'urw'akazi yasize umwana we rero mu rugo icyo ntabwo ari icyaha तो साथ लेके चलते हैं तो इसमें गलत क्या है? hari icyaha kibirimo se वैसे भी मैंने रेनू को मना किया था लेकिन वो साथ में आ गई तो अगर आप मुझ पे चाइल्ड निग्लेक्ट का चार्ज लगाना nimba mushaka kunshinja kutita ku mwana निराशा होगी icyo cyo ntabwo kiri bumpame umwana wanjye namusize ahantu heza namusigiye umuntu nizeye bari batangiye gute wasize umwana wenyine अच्छे बुरे होने से आपको डर नहीं लगता मेरे साथ ese ikirere kibi cyangwa cyiza ntabwo kigukanga इतने बुरे हालात में इस खतरनाक सड़क पर आप ni nayo mpamvu wahisemo gutwara imodoka mu kirere kibi kimeze gutya kubera iki जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो खतरों का kugira ngo ugire icyo ugeraho mu buzima hari igihe uhura n'ibyago नो पेन नो गेन ऐसे bivuze ngo utageze uburibwe nta n'inyungu wagira आपकी बीवी को तो gusa umugore wawe ahantu ari ntabwo ahangayitse आपको मना भी किया होगा wabona nawe yakubujije kuza ariko uraza yego जब उसने सुना कि मैं करोड़ों की डील के लिए जा रहा हूँ ariko yamenye ko ngiye gusinya diro y'amamiliyoni arambwira ngo genda झट से good bye. arampepera rwose ati genda nubwo ikirere cyari kibi आप काम क्या ugiye gusinya diro y'amamiliyoni मैं एक एड एजेंसी का चीफ हूँ genda chief wa kampani ikora ibintu by'amapubulisite पैराडॉय hey पहले कभी सुना नहीं इस नाम को अब आप सुनेंगे iryo zina ko nari ndizi ry'iyo kampani se uzarimenya पहले कोई और था mbaye perezida vuba किसी की सुनता नहीं था bosi wanjye nta muntu yajyaga yumvira asoma kuri nguvu है कि आप शुरू में इतने कामयाब नहीं थे जितने की bivuze ngo ntabwo wahoze uri umukire nk'uko tukubona uko umva amagambo बहुत ध्यान नाल witondera ibyo usubiza buri kibazo umushinjacyaha kubaza witondera ibyo usubiza आप सही करें Zaid ariko aravuga ukuri umushinjacyaha I wasn't born with a silver spoon in my mouth ntabwo navutse mu bakire cyangwa mvukire mu bakire क्योंकि icyo navuga ni फादर ने पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैं एक amafaranga ninjiza ku mwaka papa wanjye ubuzima bwose yamaze ku isi ntiyigeze yinjiza उतने का तो मैं जूता पहनता हूँ ndetse n'urukweto nambara ruhenze kurusha saleri ya papa y'umwaka तालीम यानी एडुकेशन harya wizibikisha हाई सेकेंडरी एजुकेशन high secondary education मेरे फादर का देहांत हो गया ngirangiza segonderi papa wanjye yahise apfa सपोर्ट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करना शुरू mpita mbona akazi ko gufasha famiye yanjye साइमल्टेनियसली मैंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंस ntangira kugenda nihugura उसके बाद MBA niga masters प्रॉपर्टी डीलर यस ku byerekeye no kudiringa imitungo y'abantu n'ubucuruzi n'iki सारी डील्स जो थे प्रॉपर्टी डील्स वो डिस्प्यूट की होती थी और मेरा बॉस अपना नाम सामने नहीं लेके आना चाहता था ibyo bintu byinshi ninjye wabyiruka nka boss wanjye adashaka kwigaragaza पे होती थी
amadiro menshi nayakoraga mu izina ryanjye तगड़ा कमीशन boss akanyishyura komisiyo yikubye kabiri के उस दौर में इनकी मैच्योरिटी icyo gihe uyu mwana yari akiri muto niyo mpamvu yemeraga ko bagukoresha indera mu izina rya boss we ntimubigendere ibyo nimubitinde yari akiri muto राइट ataramenya gutandukanya icyiza n'ikibi ko boss yamukoreshaga akaba ari uringa amadiro boss akamwishyura ibyikubye kabiri के लिए ये अपराध बिल्कुल niyo mpamvu mbona iki cyaha मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मुझे एतराज utakimushinja njye oya की पसंद नापसंद का फैसला मिस्टर Mehiraya twamwimye amahirwe yo guhitamo icyaha cye बेशक उन्हें मौका दिया गया था twamuhaye amahirwe ngo ahitemo icyaha ntabwo turi umushinja icyo ngicyo cya boss we ngo cyuko yamutumaga छोटे मोटे क्राइम्स में ना आपको लड़ने में मजा आएगा n'ubundi ariko kunshinja utwaha tworoshye ntacyo byaba ntabwo umukino waba uryoshye क्या बात है एनु कहते हैं ट्रू स्पोर्ट्समैन urabona ko uyu musore afite esprit sportif mu mukino ubona ko yitanga काबिल तारीफ है मिस्टर hari ikintu kimwe nagukundiye Mehira छोटी एजेंट की मामूली हैसियत से चलकर आपने इतनी बड़ी कंपनी urugendo watangiye ucuruza amazu ukarinda ugera aho uba CEO byagenze bite कि सब कुछ आपको buriya ko mbona ukiri muto ni wabaye CEO binyuze mu nzira wenda zitanyuze mu mucyo inzira zoroshye आज की लाइफ में आसानी से क्या मिलता है ninde se ubona ikintu cyoroshye mu buzima narakoze cyane पे मैंने रुकावटें झेली हैं nahuye n'imbogamizi muri buri rugendo Ari rwanjye rukabute? imbogamizi imeze gute ये रुकावट तो वो था imbogamizi ya mbere yari Oswari nde तो मैंने आपको बताया ntabwo namukubwiye arya मुझसे पहले मिस्टर ओसवाल कंपनी के Oscar yari chairman akaba na CEO w'uruganda nsigaye nkorera अगर काम कर रहा था nahoze nkora munsi ye आपने उन्हें अब रास्ते से waje kumukura mu nzira umusimbura oya buretse kuvuga ko kantu ko kumukura mu nzira mukiriya wanjye reka nsubiremo ikibazo तो अब मिस्टर ओसवाल आपके रास्ते bivuze ngo Oswari ntabwo akiri imbogamizi mu rugendo rwawe yego अगर वो होते तो मैं उनकी जगह none se ni gute naba naramusimbuye mu mwanya we kandi ari imbogamizi अब वो कहाँ है ese uba ari hehe uwo Oswari wasimbuye हो गए इस्तीफा से? yavuye mu kazi Transfer हो. yareguye bamwimuriye ahandi byagenze biti ट्रांसफर ही समझिए n'ubundi bimeze nko kumwimura कुछ 1.5 महीने पहले ऊपर चले ukwezi gushize uwo Oswari nasimbuye yarapfuye भी सवाल का जवाब देने wa musore mbere yo gusubiza ikibazo cy'ubanza umbaze nk'avoka wawe ako kantu kandi kantu आप टेंशन क्यों ले रहे हैं hasi ko wataye umutwe ikibazo ni ikihe सिर्फ एक खेली तो uyu ni umukino usanzwe सची तो बता रहा था je kandi ngomba kuvugisha ukuri कितने बेहुदेपन से ukuri ariko uri kukuvuga na disipurine nke उनकी मौत की बात कर uri kuvuga ku muntu wapfuye करके ukabivuga useka रियली इनसेंसिटिव ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo ari ubugabo umva आप नहीं जानते हो कि वो आदमी कितना we ntabwo uzi uwo mugabo wapfuye nasimbuye ukuntu yari umwana mubi uburyo yitwaraga ku bantu भी लोगों को चैन से नहीं yatumaga abantu batabona amahoro mu kazi मैं बहुत काम करता था he was a workaholic yari yarakoranijwe n'akazi yari wakoholic सिर्फ एक बार ibaze muri kariyeri imyaka yose yakoze muri urwo ruganda yaruhutse ukwezi kumwe gusa kw'ikiruhuko imyaka yose yakoze का क्रेडिट नहीं दिया abantu bakoraga akazi neza mu ruganda ntiyabashimiraga वो अपनी कुर्सी से चिपका रहा yahoraga ku ntebe akora akazi yatuvunisha मिली akimara gupfa nibwo bamuhaye umwanya we mba CEO wa kampani umugore we yitaba chairman asoma ku rugungi murabyumvishije ibyo bintu yaraseka rebe महफिल में जलाते हैं दिया दूसरे लोग amatara atangiye kugenda amurika Muzadu. urugendo rugiye kuryoha buri umwe amurikira undi पकड़े नहीं जाते abagizi ba nabi ntabwo bajya bafatwa पाते हैं अदालत से ariko inzirakarengane iteka zirakatirwa किस- nyiricyubahiro मेहरबान हो गई bisa nk'aho ibintu bibaye मुलजिम के पास में गए इधर उधर हाथ पांव मारा कुछ खुदाई की और वाह mvugishije uno musore ahita atangira kuvuga ibintu byinshi byabaye kera ibiki avuze होने के नाते मैं मिस्टर मेहरा uyu musore Mehira हूँ हत्या ndamushinja icyaha cyo kwica ngo iki इनके बॉस ndamushinja ko ariwe wishe bosi we Oswara akamusimbura ku mwanya w'ubuyobozi icyo cyaha tugiye kuburana icyo ntabwo nyemeye ibi bintu ni ubuswa uyu ni umuburanira इसी बात uyu musore ntabwo twamushinja icyaha gikomeye nk'icyo cyo kwica umuntu अदालत के लिए भी ये इल्जाम थोड़ा हैरत अंगेज no mu rukiko ariko icyaha nk'iki kiba gitangaje Justify- ese ibyo uri kuvuga wabisobanura बिल्कुल cyane impamvu nyimushinja uyu ni umushinjacyaha मेरे कुछ पॉइंट्स हैं योर ऑनर njye mfite ingingo zindengera icya mbere एक आदमी की मौत umugabo yarapfuye icya kabiri इस आदमी की मौत हुई उसे मारने के लिए uyu musore afite impamvu nziza yatuma ari we wishe bosi we kugira ngo amusimbure ku mwanya w'akazi ariyo post ya CEO icya gatatu जिस आदमी की मौत के बारे में बात uyu mugabo ari kuvuga uwo mubosi wapfuye ukumva nta muntu wamufitiye ameze nk'ubyishimiye खास किस्म की गुच्ची है uzi ko biri kumunezeza ari kuvuga ngo bosi we yarapfuye aramusimbura icya kane तो यकीन है ubushinjacyaha burizera ko muri iki cyaha uyu musore yakoze करने के लिए मैं अपनी लीगल रेपुटेशन niteguye ko icyo cyaha nikitamuhama njye nazongera guca urubanza muri uru rukiko का दावा खोखला है पर अगर इस चार्ज को आप जस्टिफाई umucamanza नहीं कर nutagaragaza
kigaragaza ko uyu musore cyamushinja cyo kwica kimuhama अदालत ntabwo tuzongera guha ijambo muri uru rukiko rwacu uyu ni umukino bari gukina जरा उठाने के लिए मैं तैयार ibyo ndabyemeye uyu musore ninamushinja icyaha ngo kimuhame cyo kwica bosi we Ya- munce muri genge बात का इस केस से कोई ese niyo uhuriza iki kirego cy'uyu musore na bosi wapfuye and that is why this court gives permission urukiko rutanze uruhushya the accused on the ubushinjacyaha bugiye gushinja umusore icyaha cyo kwica established ndetse ibyo nibyo tugiye kuburana nonaha mu kihese केस इतने इन्फॉर्मल ढंग से नहीं किया जाता मिस्टर। urubanza rwo kwicwa icyaha rwo kwica ntabwo rukorerwa ahantu hasanzwe ngwino tukujyane mu rukiko Kid- nyagasani anagenda udutegurira icyo kurya Yani ki- ariko njye nta muntu nishe आपको नहीं लग रहा ये मजाक कोई ज्यादा ही लंबा खींच रहा we ntabwo mubona ko iyi mikino yanyu itangiye gukomera नहीं होता मिस्टर मेरा। icyaha cyo kwica wakoze kirakomeye nta mikino ikirimo nyagasani biraza kumera so ngenda avoka wenda kuburanira umusore atangiye kubona bibaye seri turaza gutsinda uyu mukino turawutsinda gusa umusore urabona atangiye kugiramo ubwo arabona ibintu biri seri That's a promise. gusa ngewe icyaha ndakiguhamya kandi iryo ni isezerano nyagasani umusore yikangamo ibintu byatangiye ari imikino none arabona abasaza bari ibintu babikashije turi mu misozi tangira kuri ibisaza biri hano biri gucirana amasiri nyagasani ibisaza byamucumbikiye uyu bamuzaniye agakapu hano muzehe afata agakapu ke hano आप ही इस खेल में कुछ रोल करते हैं ese wowe muri uno mukino ufitemo uruhe ruhare uri umufana काम आता भी है तो सजा होने के बाद akazi kanjye gatangira iyo icyaha kimaze guhamuka atiwe क्या करते थे kera wakoraga icyo utarava mu kazi ये ला दूं मैं jewe ninjye wamanikaga ab'icyaha cyahamye ubuhinde haba icyaha cyo kwica nako igihano cyo kwica ab'icyaha gihamye ninjye wabamanikaga muzehe aracyagendana n'umugozi मैं हैंगमैन jewe nari hangman narabamanikaga ab'icyaha gihamye ninjye ubamanika nyagasani inzugi hano barazifunga ibintu bibaye seri umusore abona ibintu biri seri uyu musaza uri hano henga akazi ke gatangiriye urubanza cyangwa icyaha kimaze guhama umuntu urebe filime ukuntu igiye kuryoha urebe umusore baramushinja icyango cyo kuba yarishe bose witwa Oswari barakwereka hashize amasaha make mwibutse ukeneye kwamaza kuri izi filime uhamagara 0785568331 tukakwamamaza ku mafilime ku mateleviziyo ku mbuga nkoranyambaga baratuzi no mu Bubirigi asukayo website yacu irebwa cyane agasobanura films.com ubundi ziniho zisohokera abanze mujya kuzibona zimaze nk'ukwezi ziri ku gasobanura films.com ku bihumbi 7 wishyura by'ukwezi ukirira isi n'ibihumbi 20 VIP जो jo uyarumva ariko navuga यही नाम है ना तुम्हारा harya siko witwa अच्छा सुनो umva तुमने ये खेल कई बार देखा होगा uyu mukino bari gukina niwo ubonye inshuro nyinshi ra yego पिछली बार जो मेहमान यहाँ आए थे अजनबी थे मेरी तरफ umuntu uheruka hano ये लोग ko क्या yari minisitiri niwe bakatiye उन्होंने भी खेल खेला था nawe yari yakinnye n'umukino उनको फांसी की सजा भी ngo bamukatiye urwo gupfa तो जब खेल खत्म umukino umaze kurangira जब मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे minisitiri yahise agenda uwo munsi na ku munsi ukurikiye वो अच्छे मूड में थे ese yagiye ameze neza wumve aragira ngo amenye uwo bakatiye hano bigenda ute we yaraseka ntavuga ni ikiragi ऐसे क्या दांत दिखा रहे हो तुम wamukinga uraseka iki मैं सवाल पूछ रहा हूँ जवाब दो mubasha ikibazo nsubiza अगले दिन जब मैंने ubwo एक सेकंड uretse gato अगले दिन मिनिस्टर ये घर छोड़ के गए थे ese minisitiri yagiye umunsi ukurikiye cyane yaragiye arangije umukino baramuretse arataha yego उनको जाते हुए देखा waramwiboneye agenda Ka. urabizi neza aho yaratangiye kugira ubwoba Imana ishimwe yaragize ngo hano icyaha kiguhamye barakwica kuko ngo umuntu uheruka hano yari minisitiri bamuhamije icyaha cyo gucuruza intwaro ku bagizi ba nabi baramwishe kirakigeze imbere kiraseka kijya kwigaburira akaboyi yaratangiye kuvuga ati uyu mukino ubura ni waba uri seriye we umanika abanaza n'umugozi mbega sitayiro uzi ko umukino muba mwawugize seriye we आपकी फैमिली में कौन कौन है famiye yawe se bite फैमिली famiye कहाँ की फैमिली famiye yihise मुझे किसी ने लड़की ही नहीं दी nta muntu wari kunshingira umukobwa we पता चलता kuko ababyeyi bose bajya kunshingira छोड़ के भाग जाता bamenyaga ko ari njye umanika abanyabyaha nkabica bakavuga ati uyu muntu ये ntitwamushingira नौकरी छोड़ दो मैंने भी मना कर दिया कि मैं खुश नसीब हूँ ये ईश्वर ने मुझे n'abambwiraga ngo ndeke akazi banshingira umukobwa wabo ko kwica abanyabyaha bamanika mu mugozi Ndataha. narababwiraga ati ni akazi imana yamitiyemo gukora ndakanga abantu bavayo urebe जज साहब nyiricyubahiro प्रोसिक्यूटर साहब mushinjacyaha मुझे बहुत डर लगा namwe rukiko mwese mfite ubwoba Sasa ndabizi muraza kumpana अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा तो ये kandi nigerageza kwirukanka
nk'iriya ambwira aza kurya tayiga तो पहले ही मर्डर कर चुका है John nawe yakoze icyaha आर्या इन्होंने तो फांसी का फंदा ariko dore mwamuhaye akazi फांसी का फंदा nyagasani मुझे पता है आप इसके साथ क्या ndabizi uyu mugozi uraza kuwumanikisha करोगे sibyo इसको मेरे गले में डालोगे basi wishyire mu ijosi ryanjye इस तरह खींचोगे और nurangiza ukuri unyice gutya mumanike mpaka mpfuye arabaseka araseka ibintu biri hano nyine nta n'umwe uri gusekana nawe आप लोगों का जो खेल है समझ गया हूं मैं umukino wanyu nawumvishe शटर को पकड़ते हो फिर हत्या murabanza mukarema ikintu bita ubwoba mu bantu mugakanga abantu mukabereka ko ibintu ari ibya nyabyo इन सब चीजों का हवा खड़ा ku कर buryo noneho bya wa muntu mushinje yatangiye kugira ubwoba n'ibyishimo biva umukino wabaye nk'aho ari uwanyawe wabaye seriye dore ukuntu bamureba गजब का स्टाइल है आप लोगों cyakora mukina neza kweri का noneho umukino wanyu nawumvishije bimeze neza nko muri तो हॉन्टेड हाउस में muri ya filime bita haunted house चिल्लाता है डरता है abantu basakuza abandi bagira ubwoba किसी खेल kandi babizi ko ari umukino si byiza I'm really enjoying this now uyu mukino nagiye kuryoherwa जब खुश होता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है natwe turanezerwa iyo abakinnyi bacu bishimye गल सुन Samiri Mehira banza unyumve rero nk'avoka wawe समझदारी इसी में कि अब ikintu cy'ubwenge ugiye gukora ugiye kumbwiza ukuri बहुत गड़बड़ हो जाएगा रोला पैक bitisi ibintu biraza kuba bibi होगा nta kintu kiri buze kuba kibi नहीं है और जब मैं कह रहा हूं मैं umva मेरे नाल wivugira hano ibintu byose bakumva abashinjacyaha ngwino tujye kuganira njye avoka wawe uyu ni umuburanira wibuke ikintu kimwe समझो urumva baragiye baraganira kora hano sha kora hano ndakuburanira wowe hashye urebe baza kurya baracyari mu mukino w'urubanza तेरे हार्ट अनुसार सुन ibiryo biraryoshye sha Leonard arateka rwose bari kuryamo मैंने उनका मर्डर नहीं ntago nigeze nica boss wanjye कि मौत के बाद ही आपने वो हासिल किया जो आप ubukire bwawe n'umwanya wabonye muri kampani wabonye ari uko boss wamaze gupfa सूप तो पीजिए mu isupu yawe क्या हुआ none iki जैसे तो जब भी कोई मरता है तो किसी न किसी को कुछ हासिल होता n'ubundi iyo umuntu apfuye Ragahinda. abasigaye bungukira mu rupfu rwe niko ku isi bigenda है आधी दुनिया में मुकदमा चलना चाहिए hari ibyo ngibyo rero abantu bose bagiye bapfa abandi bakabasimbura babasimbuye babihanirwa और आधी दुनिया से नहीं है मिस्टर मेहरा हमारा सारोकार आपकी twebwe ntabwo turi kure abandi bantu bo ku isi turi kureba icyaha cyawe wakoze बात कर रहे हैं जैसे ये सच में Zaidi nawe uri kuvuga nkaho uyu musore ari umugizi wa nabi kuko wanyawe waretse akarya mu mahoro mutware gake nk'umukiriya wanjye wimubangamira unavuka bagomba gukurikirana uzawe आपने ese मिस्टर ओसर को जहर दिया था boss wawe Mehira waramuroze nako Mehira boss wawe Oswari waramuroze जी नहीं oya गला घोंट दिया था waramunize se वो मार दिया ये wamujombye icyuma waramurashe wamukoreye iki जी नहीं nta na kimwe आपने कोई एक्सीडेंट wateguye impanuka se bari yapfiramo मेरे पीछे पड़े हुए ese kuki ukomeje kumpuruvuka मैं भला उनको क्यों मारना चाहूंगा kubera iki nari kumwica मैं आपको एक बात बताऊं reka nkubwire ikintu kimwe पोस्ट के लिए मैं अकेला कंटेंडर नहीं था 3 और भी थे uwo mwanya ntabwo ari njye uwushakaga njyenyine वजह से twari tuhanganiye turi batatu hey दैट्स द ट्रूथ ko niko kuri मिस्टर मेहरा आपके मिस्टर ओसवाल से none so boss wawe wapfuye Oswari mwari mubanye gute wasimbuye twari tubanye bijyanye n'akazi gusa nta kindi kiduhuza kitari akazi उन्होंने कोई सोशल गैदरिंग yigeze gutumira ngo mu rugo iwe se ngo musangire cyahabaye nk'ibirori आपको हैं? किया हो मुझे क्या उसने ऑफिस से कभी किसी को boss wacu yateguraga ibirori we nta muntu n'umwe yajyaga atumira mu rugo rwe मिस्टर ओसवाल की सोशल लाइफ कैसी थी ubuzima bwe busanzwe bwari bumeze gute se Oswari boss wawe मुझे नहीं पता simbizi ना पता है कि वो खड़ूस कॉल icyo nzi cyo ngo yakundaga gukina golfe ऑफिस में उसे सब इसी नाम से पुकारते थे niko abantu bose bamwitaga ipanji लोग bamuserereza bamwitaga ikigoryi बहुत चिढ़ते थे kuko abantu bose baramwangaga nawe wamwitaga ikigoryi खुद की बीवी उसे खड़ूस n'umugore we yamwitaga ikigoryi nkanswe nge nyagasani bagata mu gutwi bose abo bamwitaga ikigoryi usibye n'abo dukorana bamwangaga n'umugore we yamwitaga ikigoryi ako bagata mu gutwi nakubwiye ngo ntagire ijambo rigucika ni za filime z'ubwenge dore ukuntu areba umukobwa w'abandi ku kanya hari ibyo bahise
baza kubaka kurino bimeze biti Joyce aza kubaka bongera n'umuriro urubanza rugiye gukomeza bubatse cyitwa witness box bazana inyundo y'umucamanza nakubwenga ibintu byakomeye abagabo bambara n'amakanzu urukiko ruratangiye musore ari kumwitara to call the accused on the stand please. ndagira ngo mamagare ushinjwa aze muri stand hamwe uburana nyine bahagaze bahita muri witness box. The defendant will take the oath. Defendant agomba kurahira ushinjwa nibo bita defendant agomba kurahira कहूंगा सच का ndarahira ko ndibuvuga ukuri nta kindi kintu nzi kuvuga kitari ukuri promise ndabasezeranye yabigize imikino mwicare Tutor, आप सवाल शुरू. umushinjacyaha reka atangira kubaza ibibazo umushinjacyaha avayo uyaragushinja ukagira ngo wakoze icyaha ahari अभी थोड़ी देर mu kanya gashize watubwiye मिसेस ओसवाल भी अपने पति को खड़ू ku mugore wa bosi wawe ngo yitaga umugabo we ikigoryi उन्हें कहते भी wigeze ubyumva umugore ari kubyita umugabo we yego वो भी आपके साथ none si uwo mugore nawe yakoranaga namwe ku kazi oya umve आपको कैसे पता none wamenye gute ko bosi wanyu umugore we yamwitaga ikigoryi kandi umugore mudakorana aho hantu buretse kubangamira icyo kibazo ntawe ugihuriye n'ikirego overruled oya Your Honor. reka bakomeze babaze तो मेरा आप मिसेस ओसवाल को पर्सनली ese umugore wa bosi wawe mwari musanzwe muziranye yego पर्सनली जानते थे तो मिलना जुलना nimba rero umugore wa bosi wawe mwari muziranye ubwo mwahuraga kenshi मुंह से ये बोल niyo mpamvu wamwumvishe yita umugabo w'ikigoryi ibyo nibyo उनके मुंह से अपने पति के लिए इतना घटिया ese niwumvaga bikubaje kumva umugore yita umugabo we ikigoryi uri aho क्यों लगेगा kubera iki byari kumbabaza नहीं पता कि ओसवाल कितना घटिया आदमी था we ntabwo uzi uwo mubosi wacu ukuntu yari ikigoryi मिस्टर मेहरा क्या आपके मिसेस ओसवाल के साथ अनैतिक संबंध थे Objection, Your Honor. Sustained. I'm sorry, Your Honor. मिस्टर मेहरा मिसेस ओसवाल का नाम क्या था नताशा Kadasha. नताशा umugore wa bosi wanjye yitwaga natasha natasha aza kureba hano akantu yabonye abikamo itabi kameze nka zabu ये सिगरेट केस kare watweretse akantu utwaramo itabi ryawe आपने कहा था कि ये आपके किसी utubwira ko ari inshuti yakagwayemo impano इस पे engraving थी with love from handitseho ngo nkaguhanya urukundo gaturutse kuri NO ओसे ओसवाल o ihagarariye oswari Yeah. yego नताशा ओसवाल natasha oswari niwe wampaye iyo gift umugore wa bosi we bosi we wapfuye महंगा गिफ्ट आपको दिया तो none se umugore wa bosi we guteye guhaye impano ihenze मिसेस ओसवाल के साथ menye umubano wanyu wari umeze neza इंटीमेट संबंध है आपके मिसेस ओसवाल ese umubano wawe mu byerekeye no kuba mwaryamana wari umeze ute aho utangiye kwinjira mu buzima bwite bw'umukiriya wanjye nawe bihuriye n'ikirego ताल्लुक है योर harahari hari aho bihuriye मिस्टर मेहरा ने खुद स्वीकार किया कि Mr. Mehra yemeye ko umubano we साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे ये na bosi utari umeze neza ndetse ko atakundaga bosi we मानना है कि मिस्टर मेहरा ने rero ndizera ko uyu mugabo Mehra uri hano मिसेस ओसवाल के साथ संबंध स्थापित ashobora kuba yarikundishije ku mugore wa bosi we kugira ngo asubize inyuma bosi we cyangwa amwice कर सके cyangwa ahemukire bosi we wamufataga nabi बात बिल्कुल उल्टी है ukuri gutandukanye n'ibyo uri kuvuga मिस्टर मेहरा को तो पता भी नहीं था कि नताशा मिस्टर ओसवाल Mr. Mehra yamenyanye na Natasha atazi ko ari umugore wa bosi we sibyo rata bitubwira uko byagenze साथ आपकी मुलाकात wahuye gute n'umugore wa bosi wawe Natasha bitunyuremo atangiye kubitwereka reka batwereke uyu musore ajya guhura n'umugore wa bosi we bari no gushinja ngo kuba yarishe bosi we aho turi barakwereka yari umunsi umwe n'umusore yagiye mu kabyiniro yasohotse yagiye ahantu hashya umugore wari uri yari kubyina kabari yeah. ingufu Gin Limited yari yamenye icyo kunywa banywa abantu abanywa Red waragi banywa abanywa Medali banywa abanywa Radiant banywa hari hahiye umusore nibwo yasohotse hano got a light ufite burikesi aramuhereza urakoze rebe gusobanura nywa yawuruta ubu kuko hano hantu hazashya we umusore yicara hano yicaye hano uyu munsi ari kutubwira ukuntu yahuye n'umugore wa bosi we bakamenyana bahuriye mu kabari bahuriye muri gift restaurant hejuru do umugore ati herena rye ni herena Excuse me. babarira gato madame I'm hearing. utaye iherena ryawe ya maherena ashobora kuba ahenze mwakoze
Musore ari kutubwira uko yahuye n'umugore wa boss we. कहाँ मिली? Uritoye se? नाइट क्लब के बाहर जमीन पे पड़ी थी. Nditoye hanze ya kariya kabari. Arinaga mu modoka. Umugore yasinze. इस हालत में ड्राइव कर पाएंगे? Ese urabasha gutwara imodoka umeze gutya? I think I can manage. Ndaza kubyitaho. I don't think so. Sinyaga kuri basha gutwara amada yabonye umugore wasinze. Drive you home? Waretse nka gutwara nka kugeza iwanya aho kugira ngo ukore impanuka. Kumwe umuntu aba afite umutima mwiza. Uwo munsi yatwaye umugore yarabonye ko ashobora kukugonga. Nayo nubona umuntu agiye gutwara yasinze uzamwake vura umugezi we. कहाँ? Iwawe ni he? मैं घर जाकर क्या करूँ? Ese impamvu yo kujya mu rugo ni iyihe? नहीं है जो मेरा इंतजार. Ko n'ubundi mu rugo nta muntu ntegererejeyo. एक काम करो, Urabizi? सुल्तानपुर ले लो. Cyana ahitwa mu Gatsata Kinga. Niho hari inzu yanjye mu Gatsata nduhukiraho. Urebe. Umugore akuramo irindi herena. Yeah. Yamuzanye mu Gatsata. Thank you for helping me. Urakoze kumfasha. इसे वापस कैसे जाऊँ? None se urasubirayo ute? Do one thing. Please take my car back to the Twara imodoka yanjye. manager. Urufunguzo rusigire manager w'iriya club. जाएंगे. Aranze hara muri gift. आप कहाँ जा रही हैं? I don't feel like going inside. Njye ndumva ntajya mu nzu. It's too lonely. But it has nothing to do with you. Gusa ibi nawe bihuriye nawe wigendere. Yeah. Uyu akiri hano abona umugore agiye koga muri pisine. Ni umugore yacyuye yahaye lift. Ari kutubwira ukuntu yahuye na madamu Natasha Oswari, umugore wa boss we. Umugore yasinze. Ubona umugore yikubise amazi. इस हालत में स्विमिंग करना. Wa mugore ntago ari ikintu cy'ubwenge koga wasinze. हो जाएगा. मर जाऊंगी. Ni iki kibi kiri bumbe hose kirenze kurohama. Urebe. Koga wasinze ni bibi. Umugore atangira koga yarabireba. Ibi ni ibyabaye. नाम क्या है तुम्हारा? Witwa nde? समीर. Nitwa Samir. ताशा. Nitwa Natasha nuko yahuye n'umugore wa boss we. Nuko ngo yahuye n'umugore wa boss we bari kumushinja ngo kuba yarishe boss we. Ari kutubwira uko yamenyanye n'umugore wa boss we. Zano. Dore ukuntu areba umugore w'abandi. Umugore afite ibisebe mu mugongo. Icyo gihe yahuye n'umugore wa boss, umugore wa boss afite ibikomere mu mugongo, ibintu by'ibikovu. Gufashe. Sure. Yaho. Aramufasha. मिलने लगे. Gweri icyo gihe twatangiye kujya duhura. कभी अपने या अपने पति के. Ariko ntago yajyaga ambwira ko afite umugabo. हाँ. इतना बताया था कि वो अक्सर टूर पे बाहर. Yarambwiraga ngo umugabo we ngaba yagiye mu ngendo nyinshi. बताया था कि. Mu biganiro twagiranaga nibwo namenye ko. Anyways, she was very good to me. Gusa uwo mugore yambere umwana mwiza. Iyo twabaga turi kumwe byaraneze. Urebe umunsi umwe umukobwa basohokanye bari ku mazi. ये कौन है? Wewe ninde uguhamagaye? मेरा खड़ूस हस्बैंड. Uwo ni umugabo wanjye w'ikigo ryitwa Oswari. Yagasani. Yararebye abona umuntu wamagaye umugore abona ni boss we. पता चला कि मेरा बॉस. Nyamara kumenya ko umugore twari kumwe ari umugore wa boss wanjye nagize ubwoba. तो मैंने उससे मिलना ही बंद कर. Bitandekera kongera guhura n'uwo mugore. आपकी मिसेज ओसवाल से दोबारा मुलाकात हुई? Mwongeye guhura nyuma s'uwo mugore. Umugabo isi yongera yarekera kongera guhura n'uriya mugore akimara kumenya ko ari umugore wa boss we. Nk'umuntu udashaka kwirukanwa mu kazi wese uko amera. Hari nimero yamuhamagaye ya Purifa ari mu rugo ari kumwe n'umugore n'umwana. हेलो. Hello Samir. Bite Samir? It's me. Ni njyewe Natasha. Umugore wa boss we yaramuhamagaye. Musore yaramaze iminsi amukwepa adashaka guhura nawe. तुमसे मिलना है. Ndashaka ko duhura. मैं भी थोड़ा बिजी हूँ. Maze igihe mfite akazi kenshi. और मैं तुम्हारा Ndabizi urahuze ufite n'ubwoba. आजाद यूरोप जा रहे हैं. Gusa umugabo wanjye iri joro araza kujya i Burayi. Uze kuza mu rugo.
hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira. मैं कोशिश करूंगा. Ndagerageza. समीर तुम नहीं आओगे? Nutaza kundeba, ngiye ndazi wawe n'umugore wawe ambone.